naho saburo Dani wa Dani Babisha wapi gute se kandi nawe ko numva wagira ngo umuntu yagukozeho mwawisha ariko njyewe mu buzima busanzwe ariko nyine ntabirenze mani ugiye ngo buriya turi no kuganira ngo numve ndi kubikurura neza kuko njye ndi gutekereza ku muntu si kumufite iki kibazo umuntu ni umuntu mubi cyane ariko nyine burada ni nkaho ubana n'abantu buriya nawe wongera ngahari nawe urabazi ntago ngenda kubakubwiraho umuntu araguhemukira kandi byiko ngo ni inshuti yawe ukamugirira icyizere ariko ugashiduka kurangije bro kubwo si bya bintu byawe ibintu byanjye gute se kandi ariko reka nkubwire sibyo urabona wa muhungu w'inshuti yanjye twakoranaga hariya runaka ntabwo umwibuka isaha umukorana kari benshi mwana akanda cyo kumukubwira ariko reka mutere story ndabona umutipe ngeze gutya mbonye ahantu akaraka sibyo ndamujyanye turatatse turakoze nyuma y'iminsi ngahe ndikumva numva gusa arambwira ngo itahire noneho nyuma nza gukura amakuru usanga niwe wabigizemo uruhare kandi urabizi ko ni inshuti yanjye twagiye ducana mu buzima bwinshi bitandukanye twaranavuga mbaraga twaranakuranye tu mu buzima buraho ariko byaneye kwitekereza ku muntu numva umuntu ngomba kumutinya kuva n'uyu munsi numva nta muntu nashobora kugirira neza ngo ko njye na n'ubu ntabwo nari niyumvisha ikibazo ufite sinzi impamvu utari kucyumva icyo kintu gutuma umuntu umugirira icyizere ukamwuba mbega ugashaka kumugira neza ariko we nabibona akakuturi nabi buriya mubaze kandi usubize mbabarire rwose kuko iyo witegereje umuntu ubona umuntu ameze atari nk'iki yewe umuntu kumubona nkurikije ibyo nsenga na Bibiliya tukayisoma njye mbona umuntu ntaribi kuko icyambere umuntu yaremwe mwishyuye y'Imana sibyo ntabwo mbyumva impamvu nawe utari kubyumva neza ukuntu umuntu ashobora guhinduka kandi no mu nzu y'Imana muvuga birimo byaragezemo abapasiteri bari kwama batungana n'abadiyakoni batungana n'abandi bantu kubera iki umuntu utamenya njye nkubwiye yuko Dani halo Yohani komere ariko reka numukitekereza reka tukagisha inama jyo tukamubaza umuntu wari ngaho muhamagara inzi nguna ngo baze mana nzi neza yuko nawe arakubwa yuko umuntu ntari bitu njyewe ureke maze namwibariza mubaze nanjye nanabasohoje manze musuhuze mwari mumeze neza turaho murambaza iki kibazo cyanyu cyajya bishaka turi mu makuru umuntu ari kumbwira ngo umuntu watuganiriye ku muntu none se bimeze bite ariko rero reka mbabwire mureke twigire hirya gato ubundi hanyuma tumubwire ikibazo cyanyu kimeze gite sibyo iki kibazo gihari uyu mujama ari kumuganga abantu barahindutse noneho yageze n'aho arengerera arambaza ngo umuntu ni iki umuntu ni iki watubwiye uko ubona umuntu w'iyimesi umuntu ni iki umuntu ni iki umuntu ni umuntu none se urashaka kumenya umuntu sibyo mbere na mbere namwe ubwanyu uko muri babiri mwakabaye mwivananamo isomo mukamenya wakaba umenya umuntu urebeye kuri uyu sibyo nk'ubu naguha urugero rwihuse tutenze tuvunika JP sibyo igisobanuro cy'umuntu aragitanga buri gitondo uko nzindutse saa 11 za mu gitondo subara izamu ntubizi uri umusekirite njya kubona nkabona dupfubirane mu marembi wabyutse iwawe buretse sigaho tugesheje inama uwo ni umuntu sibyo JP buretse se nyine mbanze ngo simwambajije umuntu sinkaba mbavuga buretse simwambajije umuntu nyumvira simwambajije umuntu uyu si wa kabiri uyu si JP uyu si wa kabiri wowe kangahe dane nubyumva buretse kangahe mbyutse mu gitondo nkabona uri kuva mu marembo y'urugo rw'uno washatse inama se zumve
Si wari uri mujya impaka ku muntu si wari uri mujya impaka ku muntu JP ndakubwira JP reka mbabwire umuntu sibyo ntago ndarangiza ndacyakomeza murashaka kumenya umuntu niko JP ntuzi wa mwana wawe wa mwana w'umukobwa uherutse gupfa ejo bundi ntiyarozwe n'uyu mugomba kumenya ntimuri inshuti se ngo ni Dani rero uri muri itatse nyine nimba mushaka kumenya umuntu namwe mwahemukiranye mugende muniyunge muramenya umuntu wari we Dani si muri abantu nuko ni wabanyiciye umwana